Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aha tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. C, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. D, hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3 gusa. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo umunyamaguru, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Zino ni za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo B, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndizera ko waramuzamo B, ndizera ko waramuzandika ku papuro. Video y'ibyapa irahari, ubonye biri kukugora nyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye mba nazibahaye, cyangwa usubire kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV uyireba. Urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari cye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Bino binyabiziga ndakumirwa zambi hanse, mbona ko bifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose, riba riri hejuru. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Yego, n'ibinyabiziga bya polisi y'igihugu nabyo bigira rya tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose, ariko uvuga B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu za ambulance urabuzikuyemo. Mu gihe uvuze C, ibinyabiziga ndakumirwa, byose uba ubikubiyemo. Niyo mpamvu rero ugomba guhitamo C. Ndizera ko waramuzamo C, ndizera ko waramuzandika ku papuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, aho ni ku bantu bari hafi cyangwa ukaba ufite nk'akazi
akazi katakunda guze twigane mu ishuri cyangwa mu buryo bwa online aho uduha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye yageze turaboneka tukakwigisha wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibinyabiziga bihinga ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi cyangwa ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi cyangwa se ni nijoro. Bino binyabiziga bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura ariko hari ibipimo biba bitagomba kurenza. Ibihe bipimo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha, b uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, c uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8, d a na b nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha ukagenda ku muvuduko muke ariko uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Kubera iki? Kubera ko bino binyabiziga batubwiye ngo ni ibinyabiziga bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo. Urugero nka bino binyabiziga bikora ku mihanda bigomba kugenda rero mu muhanda bigenda gake ntibirenze umuvuduko wa kilometero 20 mu saha ariko n'uburebure bwabyo habariwemo n'ibyo bitwaye ntibube birengeje metero 6 z'uburebure. Ndizera ko ramsamo D, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Wari wahisemo A bari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B bari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikuruwe n'ibihe binyabiziga: A igare, B velomoteri, C ipikipiki ifite akanyabiziga komeze ku ruhande rwayo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo rero bajya bakakibaza noneho kimeze neza gutya ariko kuri C bakavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Aho ngaho uzahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko iyo pikipiki ibigomba kuba ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari abantu bibaza ngo ino pikipiki ni iyihe? Ni nk'ino isanzwe ariko yo ibifite uruntu rumeze nk'uruboxi ruri mu mbavu bashobora gushyiramo imitwaro itaremeye cyane cyangwa se ibihugu byateye imbere ukabona batwaramo nk'abana bakiri batoya. Ndayipostinga uba ugomba gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose mpostinze ujye urahita ukibonera kujya niba iyo pikipiki utari kuyimenya ndaza kuyipostinga mu kanya. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Badafitiye imyaka: A imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicara kuri ya ntebe y'imbere yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Niyo mpamvu duhisemo B, imyaka 12. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande 3, iyi ntabwo ari mpande 4. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A inkomane banyuramo
banyuramo bazengurutse, b biremewe guhindukira, c inzira y'icyerekezo kimwe imbere, d birabujijwe guhindukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni a, inkomane banyuramo bazengurutse. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba kigaragaza ko ugiye kugera kuri rompuwe, aho hantu ugomba kuhanyura ubanje wazenguruka, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Nta yandi mahitamo uba ufite yo guca mu nzira zindi ushaka, uba ugomba kubanza waca kuri rompuwe ubanje wazenguruka. Ndizera ko waramutamo a, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tukaba tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iriya video, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Kibazo cya 7 kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri, iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bagaragazwa n'itara ryera imbere naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Zigaragazwa ku buryo wenda muri kugenda muri abantu benshi mu nzira nyabagendwa, hari ukuntu mugomba kugaragazwa. Batubwiye ngo imbere bashyiraho itara ryera, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ngo ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6, ngo no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa. Mu mpande y'iyo mirongo hagaragazwa gute? A, itara rimwe cyangwa menshi yera, b, amatara menshi y'umuhondo, c, amatara menshi asa n'icunga rishije, d, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni d, ibisubizo byose nibyo. Ngo mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndizera ko ramutamo rero d, ndizera ko ramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo amatara ndanga mbere na ndanga nyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa n'amabara asati: a, umweru cyangwa umuhondo imbere, b, umutuku cyangwa umuhondo inyuma, c, a na b n'ibisubizo by'ukuri, d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni c, a na b n'ibisubizo by'ukuri. Umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma bari umutuku cyangwa umuhondo. Muzabirebe ku binyabiziga byanyu, amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma aba ari umutuku cyangwa umuhondo. Wari wahisemo rero a, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo b, nayo iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo se ivuga ko a na b ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye, ukaba wasoma ziriya nimero ziba ziri kuri plaque y'ikinyabiziga. Mu ntera ingana iki? A, metero 150, b, metero 50, c, metero 20, d, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se muri metero 20. Nibura itara ribonesha kuri plaque riba ryatuma usomera ziriya nimero ziri kuri plaque muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma iriya mibare n'iriya nyuguti ziba ziri kuri plaque. Ariko batubwiye ngo nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibudize kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Ndizera ko ramstamo se, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara asati: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ngo icyapa ngo cyerekana ngo icyago kidahoraho. Iyo bavuze ibyago bidahoraho, niba ikimodoka cyaguye mu muhanda kikawufunga bari kugikuramo hari imirimo iri gukorwa, icyaba ari icyago kidahoraho kubera ko aho hantu ntabwo hahora izo modoka mu muhanda. Cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubikuramo bari kubitiyura, nacyo ni icyago kidahoraho kubera ko ntabwo hahora ibitaka mu muhanda. Rero biriya byapa bashyiraho ni ibivuga ngo hari gukorerwa imirimo, mukate ibumoso gusa, mukate iburyo gusa, mukomeze imbere gusa bitewe n'ahantu bashaka ko muca. Rero bakoresha ibyapa bitegeka, biba bifite amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Iyo badakoresheje bino bitegeka bakoresha ikiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, kuyobya umuhanda, nacyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ntabwo amabara abiri bakoresha y'ibyo byapa ni ubururu n'umweru. Hano hari ahantu ubonye handitse ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko niba utari wagisemo, ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online dukoresheje telefoni, ariko hose iyo ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Kibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu. Ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta nzira ihari. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko ugeze ku iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kwa kundi ubona nk'imihanda ine ijya mu cyerekezo kimwe cyangwa ibiri, rero ugeze ku iherezo ry'iyo mihanda irombereje ibice byinshi bashyiraho kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ndizera ko ramstamo B, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kibazo cya 12 kikabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Icyo kimenyetso bashyizeho gihindura iki ku mategeko agendaga gutambuka mbere kw'ikinyabiziga? A ntacyo gihindura. B abo rireba nibo batambuka mbere. C abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni a, ntacyo gihindura. Bari kutubwira ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane bakoresha itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda kubera ko haguteza ibyago. Ese iryo tara ry'umuhondo bashyizeho hari icyo ryahindura ku mategeko agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga? Oya, ntacyo ryahindura ku maferuje, ntacyo ryahindura ku byapa byo gutambuka mbere. Icyo barishyiriyeho gusa ni ukubwira ko ugomba guca aho hantu urushijeho kwitonda kubera ko haguteza ibyago. Niyo mpamvu duhisemo a, ntacyo gihindura. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagaruramuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Zikuruwe n'ibihe binyabiziga: a, velomoteri; b, ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande; c, igare; d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Zino romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80. Ni nka bya bibogisi bagenda bashyira ku mamoto bitwaye amaderivari. Wenda umuntu arahamagaye ati munzanire ibiryo, kiriya kibogisi batwaramo nicyo baba bari kuvuga. Mubona ko kiba kiri ku mapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Mbona ko zitwarwa na yano mapikipiki asanzwe. Hano bavuze ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya bakavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, aba ari cyo uhitamo kubera ko nicyo gisubizo kiraba ari icyanyacyo. Ndizera ko ramusitamo di, ndizera ko ramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? a, gutwara yegera umurongo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso; b, gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda; c, gutwara yegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda; d, gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se, gutwara yegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Utwara wegera uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Iyo bavuze ngo inzira y'icyerekezo kimwe, ni wa muhanda wamaze kwinjiramo, ntabwo aho wemerewe gukata ngo usubire inyuma aho uvuye. Nawe mu gihe uri kugendamo nta kinyabiziga mwigera muhura kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. Kubera ko hagendwamo mu cyerekezo kimwe, birumvikanira mirongo irombereje hagati mu muhanda ntayibirimo. None kuri a bavuze ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda, wegera umuhondo wo mu hagati mu muhanda, niyo mpamvu duhisemo ko a itabayo. Gutwara yegera uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, aho ni kuri b. Uri kujya iburyo bw'umuhanda kandi uri kwerekeza ibumoso, nabyo ntibibaho. d, gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, nabyo ntibishoboka kubera ko mu nzira y'icyerekezo kimwe twabonye ko nta mirongo irombeje hagati mu muhanda ibirimo kubera ko habagendwamo mu cyerekezo kimwe. Ahubwo ikintu ukora utwara wegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ndizera ko mwari mwamaze guhitamo se, ndizera ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo bibiri, nure ruhande rw'umuhanda agomba gukoresha? Ese nure ruhande rw'umuhanda ugomba gukoresha? a, uruhande rw'ibumoso bw'umuhanda uretse igihe utwaye imashini zihinga cyangwa zikoreshwa indi mirimo; b, mu gice cy'umuhanda yumva ashaka; c, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Mu gihe kuri d bari kutubwira ngo ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, hanyuma cy'ukuri nta kindi ni se, mu gice cy'iburyo bw'umuhanda uretse igihe ashaka kunyuranaho cyangwa gukatira ibumoso. Murabizi ukinjira mu muhanda uhita utangira gukoresha uruhande rw'iburyo bw'umuhanda, ariko nk'iyo ugiye kudepasa cyangwa ugiye gukatira ibumoso biba ngombwa ko ukoresha rura ruhande
rw'ibumoso. Ndizera ko waramutse se, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni se, ifungana ry'umuhanda. Murabona ko umuhanda watangiye ari mugari ugeze imbere, rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda. Tuzavuga ko ari ifungana ry'umuhanda. Yari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, tuvuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Yari uruhande rw'ibumoso rwonyine rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, uvuga ko ari ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hari impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu twahisemo se, ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibugomba kurenga metero 11. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite umutambiko umwe uhuza imipira. B, ibinyabiziga bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. C, makuzungu. D, nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe? A, ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, cyangwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, cyangwa se aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Niyo mpamvu duhisemo D, ibisubizo byose nibyo. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura, bitagishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Baba bagomba kugaragazwa kuwe buryo: A, imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso. B, inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko imbere bagaragazwa n'itara ryera, none hano bavuze ngo imbere ni itara ry'umuhondo, inyuma bakoresha itara ritukura, none bavuze ngo inyuma ni itara ryera. Babicurikiranyije rero, ariko nujya mu kizamini wakora mu kanya babikosoye uhita ubikora kubera ko mbikubwiye hakiri kare. Imbere bakoresha itara ryera, inyuma ni itara ritukura. Ndizera ko ramsamo D, ndizera ko ramskyandika ku
agapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zijye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru mu bihe bihe: ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, b iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, c iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, d ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanzo cy'ukuri nta kindi ni se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ahantu hose hatari amategeko yihariye akubuza kuhaca, abanyamaguru baba bahaca. Niyo mpamvu disitemo se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi asa umukara kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko nkwigisha mudasobwa kugira ngo nugerwaho ntizakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.